ngira ngo ucyumva ayo mashyi uhita ubyumva ko twageze mu ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umuriro hoze waka hagati y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Hari igice cy'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabonye hirya no hino bakomeza kugenda bavuga ko bagiye gukoresha imyenda igera kuri 70 kugira ngo babe bagira gutya bagaragaze akababaro kabo. Imyenda bazandikaho ngo amagambo abantu bazakomeza kugenda babona hirya no hino ku mastade ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba yakinnye ngo bagaragaza akababaro baterwa na Jean Fidel Uwayezu. Gusa ariko hari abandi batabyumva kimwe, abakomeza kugenda bavuga ati twebwe Jean Fidel Uwayezu turacyamunambyeho, ati kuko nta ushobora kuza ngakora nk'ibyo Jean Fidel Uwayezu akora mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Ese ubundi ikibazo nyamukuru kiri mu ikipe ya Rayon Sport giteye gute? Ese kugeza kuri ubu nguru mu ikipe ya Rayon Sport barabivugaho iki? Ni byinshi tubikomeze kugenda tugaruka muri ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera nta kiri bugucike. Ya reka nkubwire ko ushaka kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp wanyandikira kuri 0788 4865591. Ngira ngo ngaho rwose duhita twibanira muri groupe ya Rayon ni y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni groupe y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyine umuntu ushaka kuba muri iyo groupe unyandikire kuri iyo nimero. Aho ngaho hamenyera amakuru agiye atandukanye cyane cyane y'ikipe ya Rayon Sport. Reka tugaruke kuri ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi byiri bivuga hirya no hino mu itangazamakuru ndetse hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport imaze kunganya imikino igera kuri 2. Imikino ikipe ya Rayon Sport kinimo n'ikipe ya Marine ndetse n'umukino ikipe ya Rayon Sport kinimo n'ikipe y'Amagaju bakaza kunganya igitego kimwe kuri 2-2. Ni mu gihe kuri Marine banganyije ubusa ku busa. Kuri ubu nguru ikipe ya Rayon Sport ifite amanota agera kuri 2-6. Umuriro watangiye kugenda waka muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ibi ngibi byatangiye ku munsi wo kuwa gatanu bw'ikipe ya Rayon Sport kinaga n'ikipe y'Amagaju. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport banze gukomera amashyi ekipe yabo, ubwo ikipe yabo bakomezaga kugenda batera intambwe babasatira. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babamaganiye kure bababwira ati muhoshi mugende ibyo mukoze birahagije. Ni byakomeje kugenda bigaragarira buri wese ubwo itangazamakuru ryagerezaga kwegera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu burakari bwinshi. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda babwira itangazamakuru bati mutuve imbere, ati ni mugende, ati ibyo ngibyo mujye kubibaza ibukuru nibo bashobora kubaha ibisubizo, ati twebwe nta makuru dufite. Kuva uwo munsi kugeza kuri uyu wa mbere uburakari ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntago baracururuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Imiriro iracyaka, abenshi bakomeza kugenda bagaruka kuri byinshi ngo babona iyi kipe yabo ya Rayon Sport ikomeza kugenda izira. Bamwe bati ikipe ya Rayon Sport kabisa ati kugeza kuri ubu ngubu ati iri mu maboko mabi. Ni byakomeje kugenda bigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabonaga bakomeza kugenda bavuga ati twebwe kuri ubu ngubu icyo dushaka no gukoresha imyenda tukazajya muri stade, ati ku munota 70 tugomba guhita twerekana yuko dufite akababaro gakomeye cyane. Iyi ni groupe imwe nahoze mbona ahantu kuri WhatsApp. Ni groupe kabisa irimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batari bake cyane. Ni ikipe irimo ni groupe irimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi bahoze kabisa ubona yuko umugambi wabo bavuga bati twebwe kuri ubu ngubu icyo tugamije no kugaragaza akababaro duterwa n'ubuyobozi bwa Jean Fidel Uwayezu. Ubona ko ni ibintu biri gukomeza kugenda bifata intera uko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda itakaza cyangwa se uko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yitwara nabi. Biragaragara ko benshi makunzi b'ikipe ya Rayon Sport navuga ko kabisa ntago bamerewe neza. Akaba niyo mpamvu nyine ukomeza kugenda ubona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport afite uburakari bugiye butandukanye kuri ubu ngubu badashaka kumva ibiva mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Icyo ni igice kimwe.
ni mu gihe abandi babona yuko bigishoboka avuga ati imikino ibiri iracyari mike nk'uko Robertinho yakomeje kugenda bigarukaho avuga ati imikino ibiri iracyari mike biracyashoboka ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kwitwara neza ikaba yava muri iyi crise yo kubura amanota irimo ndetse n'umubano wayo w'abakinnyi n'umubano uri hagati y'abakinnyi ndetse n'abafana ukaba wakongera kugaruka umubano ukaba waba mwiza. Robertinho ati kuba rero ikipe ya APR FC twitegura gukina nayo dushobora kuyitsinda nk'uko n'ubundi twayitsindaga ati kandi ibyo ni ibintu nejeje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni ibintu bishoboka cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero navuga ko mu ikipe ya Rayon Sport navuga ko ibintu bitifashe neza yaba ku ruhande rw'ikipe rw'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ntago ibintu byifashe neza kubera ko umusaruro ukomeje kugenda uba nkene ngira ngo kandi uretse n'ibyo ngibyo navuga ko nta mikoro kuri ubu ngubu mu ikipe ya Rayon Sport ntago hari amikoro ahagije. Navuga ko mu ikipe ya Rayon Sport rero ibintu ntago bimeze neza n'uhakikubita nayo nyine kuba umusaruro ukomeza kugenda ubura n'abafana akomeza kugenda bavuga ati natwe kongera kugaragara kuri stade bisaba ari ibintu bigoranye cyane. Igikomeza kugenda kibazwaho ese ikibazo nyamukuru kiri muri ikipe ya Rayon Sport ni ikihe? Ese iki kibazo kizakemuka gute? Benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ikibazo nyamukuru kiri mu ikipe ya Rayon Sport ari ubuyobozi ngo bwashyizweho ubuyobozi butigeze bushyirwaho n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nk'uko bamwe navuga igice kimwe nyine gikomeza kugenda kibigaragaza bavuga bati rero ati ubu buyobozi igihe cyari kigeze ngo babe basezera cyangwa se ngo babe bakwigendera. Bati imyaka 5 ntacyo bamarira ikipe ya Rayon Sport nta gikombe cya shampiyona mu ikipe ya Rayon Sport nyamara yari maze gufata umurongo mu ikipe ya Rayon Sport kuva 2004 kugeza 2013 ikipe ya Rayon Sport yamaze imyaka 9 itazi ko igikombe cya shampiyona gisa ariko kuva 2013 ku bwa Murenzi Abdallah kuzamuka kugera 2018 ku bwa Paul Muvunyi ubwo yarahawe ikipe na Gacinya Chance Denis ngero ikipe ya Rayon Sport muri iyo myaka yindi 5 yakurikiyeho ikipe ya Rayon Sport iyoboraga igikombe umwaka umwe ukurikiye yarakibonaga. Ariko nyuma yaho gatoya ku bwa Sadat Munyakazi kuva Paul Muvunyi yaha ubuyobozi Sadat Munyakazi kugeza amaginga yangaya igikombe cyakomeje kugenda kiba insiga mugani muri ikipe ya Rayon Sport. Ni ku bwa Sadat Munyakazi ngira ngo murabizi ko yabaye uwa kabiri muri shampiyona nyuma yaho rero nyuma ko abaye uwa kabiri muri shampiyona ngira ngo murabizi byaje gukurikira mu gihe cya COVID-19 2020 umuriro waje kwaka muri ikipe ya Rayon Sport umuriro uza gusiga Sadat Munyakazi avuye ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero ubuyobozi yasigira Jean Fidel Uwayezu kugeza kuri ubu ngubu umaze imyaka ikabakaba 5 ayobora iyi kipe ya Rayon Sport. Navuga ko abafana bamwe ntago bigeze babasha kwishimira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ni mu gihe ariko abandi bakomeje kugenda bishima babona yuko uwitwa Jean Fidel Uwayezu ari kugenda ashyira ibintu ku murongo bavuga bati rero nyuma y'igihe uyu muyobozi birashoboka ko ashobora n'ibyo bikombe kuzabitwara nyuma yo kubaka ekipe. Ariko manda y'imyaka 4 uyu muyobozi yari yaratorewe irarangiye kugeza kuri ubu ngubu nta gikombe cya shampiyona ayesheje ekipe ya Rayon Sport. Bamwe bakavuga bati uyu Jean Fidel Uwayezu tumwongeze indi manda nkuko byakomeje kugenda bigaragara ku munsi w'igikundiro w'ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Azamu wabonaga yuko nyine hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazanye banderole iri ifoto y'uyu muyobozi Jean Fidel Uwayezu bakomeza kugenda bavuga bati Jean Fidel Uwayezu tumwongere indi manda. Bati kabisa niwe muyobozi ubereye ekipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe ku kindi gice hari abantu batamwumva bavuga ati nta kuntu umuyobozi yazanga mare imyaka igera kuri 4 mu ikipe ya Rayon Sport nta gikombe atwara ari we muyobozi bisa nkaho ayoboye ikipe ya Rayon Sport igihe kinini atariko nta musaruro ugeze yiha gakomeze kuyobora ikipe yambara ubururu n'umweru. Ibyo byose rero birakomeza kugenda bitutumba kuri ubu ngubu icyo nabonye abantu bakomeza kugenda bagarukaho ni kuri SG w'ikipe ya Rayon Sport Football Club bavuga bati ubundi mu ikipe ya Rayon Sport ntago hakabaye kuba harimo umuntu nka Patrick SG w'ikipe ya Rayon Sport ati kuko bakomeza kugenda bamushinja kuba ari umufana w'ikipe ya Kiyovu Sport. Abandi bati niyo yaba ari umufana w'ikipe ya Kiyovu Sport ariko akora akazi neza ibyo byaba bitwaye iki? Bigaragara ko kugeza kuri ubu ngubu impaka ziracyari nyinshi muri ikipe yambara ubururu n'umweru ubona yuko ibintu bikomeza kugenda bifata indi ntera abantu bakomeza kugenda bibaza ese ibi biraza kurangira gute?
ibi byose bikaba bikomeza kugenda biterwa nyine n'umusaruro muke uri muri ikipe yambara uburumwe cyangwa se ekipe ya Rayon Sport. Gusa nyine icyo mbona nkanjye kabisa, icyo mbona nuko muri ikipe ya Rayon Sport ibintu bikigoranye cyane kuba iyi kipe ya Rayon Sport Football Club yagira gutya ikaba yabona umusaruro muri ibihe. Birasa nkaho ari ibintu bigoranye kuko abantu bakomeza kugenda banagaruka no kuri transfer zakomeje kugenda zikorwa muri ikipe ya Rayon Sport, uburyo yakomeje kugenda yiyubaka bijyanye nabo iyi kipe ya Rayon Sport izabihanganye nabo, bakabona yuko nyine isa nkaho nyine yaguze abakinnyi batari kuri rwa rwego rw'ikipe ya Rayon Sport, aho n'ubundi ekipe ya Rayon Sport yagiye kugura abakinnyi muri Afrika y'Iburengerazuba ikazana abakinnyi batari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Nibyo nahoze mbona abantu bakomeza kugenda bagarukaho, ariko kandi nyine ibyo ngibyo bijyana n'amikoro y'ikipe ya Rayon Sport. N'amakosa menshi akomeza kugenda ashyirwa kuri Jean Fidel Uwayezu, ngira ngo mwakomeje kugenda mwikurikira ku munsi wa gatandatu. Witwa Paul Muvunyi ni umwe mu bakomeje kugenda bagaragara kuri stade ubwo ikipe ya APRFC yakinaga n'ikipe ya Azam. Abantu bagakomeza kugenda bibaza ati ni gute Paul Muvunyi ashobora kureba match y'ikipe ya APRFC atariko adashobora kugaragara kuri match y'ikipe ya Rayon Sport. Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza. Gusa nyine ngiye numva kuri iki kibazo ibyo abantu bakomeza kugenda bagaruka kuri ikibazo cya Paul Muvunyi ni ikibazo, ariko kuri APRFC amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko uyu mugabo aba yahawe invitation yo kujya nyine kureba umukino w'ikipe ya APRFC, akomeza kugenda atumirwa. Ahubwo abantu bakibaza bati ni gute RGB yafashe uyu mugabo ikamushyira kure y'ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi andi makipe bakaba bakomeza kugenda nyine akimubonamo ko ari umuntu nyine w'ingirakamaro, bakakomeza kugenda bamuhamagara nk'ikipe ya APRFC imuhaye invitation. Nuko nyine hari ukuntu ibimuzi, nuko ibizi ko nyine ari umusportifu, nuko ibizi ko nyine umusada w'umupira w'amaguru mu Rwanda ubukenewe. Abantu bati kubera iki uyu mugabo we adashobora gukomorerwa ngo abe yagaragara mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa nyine amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko iyi RGB yakomeje kugenda ivuga yuko bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport batemera kongera kugaragara mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Gusa ntabwo bigeze bavuga yuko umusanzu wabo uhagaritswe mu ikipe ya Rayon Sport. Ahanga bashobora gutanga umusanzu wabo, bashobora kwitabira imikino y'ikipe ya Rayon Sport, ariko kugaragara mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se hafi yabwo ari ikintu kigoranye cyane. Abo bagabo rero kuva babwirwa ko batagomba kugaragara mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se hafi yabwo, abagabo n'abakaboko bahise bagahina katangaga umusanzu wabo mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse batangira kugenda bayigendera kure. Aho umuyobozi w'ikipe ya Sport Jean Fidel Uwayezu yagerageje no kwegera aba bagabo, ariko bakagerageza kumwereka yuko rwose batari tayari kuba baza ngo bakorane nawe igihe RGB itarisubiraho ngo ku cyemezo yafatiye aba bagabo cyo kutaba hafi ikipe ya Rayon Sport. Kugeza kuri ubu ngubu rero igikomeza kugenda kigaragara nuko abakunzi b'ikipe ya Sport bari gukomeza kugenda barushaho gukomeza kugenda bacikamo ibice hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bakomeza kugenda baganira, urabona ko kugira ngo bahuze bigoranye cyane, aho umukunzi w'ikipe ya Sport nyine abona umwe muri we akabonamo ishusho y'umuntu runaka, avuga ati wowe ushyigikiye Paul Muvunyi, undi ati nawe ushyigikiye Jean Fidel Uwayezu. Ubona ko rukomeza kugenda rubura gica, ubona ko kuba abakunzi b'ikipe ya Sport basenyera umugozi umwe kuri ubu ngubu ari ikintu kigoranye cyane. Ariko nyine ibyo byose bikabiterwa nuko ikipe ya Sport iri kubona umusaruro mubi cyane cyane, noneho nyine bigahita bizamura na bya bindi byose abantu baba barakomeje kugenda bagarukaho mbere yuko iyi shampiyona inatangiye, cyangwa se na mbere yuko uyu mugabo Jean Fidel Uwayezu atangira kuyobora iyi kipe ya Rayon Sport. Ngibyo bikomeza kugenda bigaragara mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, ngibyo ibikomeza kugenda bica intege ekipe ya Rayon Sport. Ngibyo by'abantu bakomeza kugenda bibaza bati ese umuti wabyo ni uwuhe? Ariko kandi gikomeza kugenda kigaragara nuko ikibazo ubwacyo kiri mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, aho kugeza kuri ubu ngubu kuba bakumvikana ku kintu kimwe, kuba bashyira hamwe ari ikintu gikomeje kugenda kigorana, gikomeza kugenda kibacamo ibice. Ariko nyine ugasanga rimwe na rimwe amakosa barayafashe bayakize cyangwa se bayegetse
yategetse aho atakagomba kwegekwa, ahubwo nyine bakibagiza yuko ikibazo kugeza kuri ubu ngubu kiri mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bo bwabo badashobora kwicarana ngo bavuge rumwe, badashobora kwicarana ngo bacoce ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport, ahubwo usanga bakomeza kugenda bitana ba mwana, ahubwo bategereje undi muntu uzava hiryo akaza kubakemurira ibibazo. Kugeza kuri ubu ngubu rero nicyo kibazo navuga kiri mu ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi turukomeza kugenda tugarukaho, cyane cyane turebera hamwe umuti w'ikibazo kuri ikipe ya Rayon Sport. Reka tubashimire babwira ko iyi ari Rost Talent Rwanda, njye mba ndi Modric. Ciao ciao.